cyagira ati ndabyibuka we narize amarira menshi namanutse hariya mu Gakinjiro nakoreraga mu mujyi camuhamagara mwinginga musaba imbabazi bari wasaba imbabazi ikintu utazi nyitazi nta kintu uzi nyine wakoze umuntu nyine akumvaga guseka agakubita agatwenge nyine nahise ikibazo kimwe cyo kuva yenda nyine nta kuboko noneho haziyemo n'iby'inda uwo mwana ntazahingira n'ubukwe mwari mufite umuntu wambeshye nyine byambereye bibi pe byambereye bibi ndavuga se umwanda bigenza gute karitsiye ahantu nagiye kuzana ibyangombwa abantu bari bazi ko mufite ubukwe ababyeyi banjye namaze gusezeranya ntabwo nari umwana w'icyowe nyine wari gutwita gutyo aho nyine n'ibyisanzemo kandi nyine umuntu wasamye ntabwo wasobanura ukuntu utarakaraya kuko inyoni cyose nyine fata umuhanda ngenda nyine kwiyahura ariko muhamagara anca amazi noneho nyine mpamagara ikomeye muri icyo gihe yarambwiye ngo ngewe amaranka mfite ntabwo nyemerera kubana n'umukobwa udafite ukuboko oya genda yego ngo ni gute nazaperezanta uwo muntu none ifite amarira menshi nambaye ikijampa ndimo ndagenda ndira mu muhanda wose mfite intimba yenda kunturitse n'umutima yego mpamagara mama wanjye ndavuga ati mama ndapfuye ndumva pfuye tangiye ndamubwira ati Jado yanyanze ni kandi ndatwite ni kandi mo ndajya kwiyahura mama ahita amuhamagara amubwira ngo umwana wanjye nabura nimbura umwana wanjye nawe ushaka aho ujya nakodeshaga nabonagayo na mukuru wanjye n'undi mushuti wanjye wa mushuti wambwiye ati ngo baryamanye ngo yamufashe ku ngufu yego none ubwo nyine ndahasubira Gerard uziko nagiye nkasanga barimo baravugana kuri telefone avugana nande n'uwo nguwo n'uwo mugabo nyine barakundanaga nawe barakundanaga ya nshuti yanjye twabanaga n'uwo musheri wawe Mana ishobora byose barakundanaga Shabaranze amaso yatukuye ntabwo bari baryamanye babishaka igikwari ukwidefanda ariko bari baryamanye babishaka ndahamagara ndabura umuntu ndavuga nanjye ndabigenza gute nza kubona ko nyine yambeshye ku munsi wo kubana nawe uwo munsi akuraho telefone Gerard wari watumutwe fata umwanzuro ndavuga ati wa mugani nzagenda kuri Minadefo mvuga ikibazo cyanjye Gerard icyo gihe nari mfite ibihamya byinshi Gerard naragiye baranyakira bamaze kunyakira baramuhamagara uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe ni uko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushobora no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College nikaze mu kigani nkuru yanjye nikaze muri Igasabo Showroom nakubwiye ngo nutekereza ibikoresho byiza byo mu nzu tujuru ni muri Igasabo Showroom hano iremera imbere y'ivuriro ryitwa Polyfame ndi kumwe na uraho neza umeze neza yego meze neza izina ry'ikinyarwanda ni uyisabye yego umeze neza yego meze neza cyane yego uri umukinnyi wa filime yego muri Bahafrica niho gikinira ndahakinira ariko ndanikorera ufite na filime zawe okay ni sawa cyane rwose filime zawe wenda zizwi ni zihe yego zanjye ngewe yego filime yanjye ya mbere nakoze yitwa Mukase mubi yego urebye yine cyangwa Mukadata mubi Mukase mubi yego ubwo nyine ibindi bikurikira ubundi wabisanga kuri Aurora TV show kuri Aurora TV show okay yego
oro tujye kuganira ku buzima bwacu, tujye kuganira ku nkuru yawe, ku nkuru yanjye, niho tujye kuvugira ubuzima bwacu. Ni igitabo tugiye kwandika muri kano kanya dufatanije nawe, sibyo? Yego. Ni igitabo kiri mu mashusho n'amajwi rwose, tucyandike ku buryo n'umuntu ukireba agira icyo akuramo, yumva n'ubuzima bwawe waciyemo n'uburyo uri kuwucamo. Wavukanye ubumuga bw'akaboko, nibyo wavukanye? Bwime rero neza. Yego, ngitangiye ariko ndabanza nisegure ku bantu banyumva. Kenshi nyine hari ukuntu uvuga bakavuga nyine urirya, njyewe niko mvuga Saudi yanjye nyine. Iyo umuntu iyo arimo arayumva yumva niryamo nyine, ntabwo ari ukwirya ahubwo niryo jwi ryanjye. Nagira ngo ako kantu mbanze nyine, ako kantu mbanze nkashyireho umucyo rwose, ntibakujajinge bataramenya story zawe. Yego, ariko arimo arirya, ntabwo nirya ahubwo niko mvuga. Yego rwose, wakoze kubikiriyaringa hakiri kare, kubishyiraho umucyo hakiri kare. Ni uko njya mbibona kandi niko mvuga rwose. Ubwo rero amazina yanjye ni Aurore, mvuka mu muryango w'abana 8. Yego, mu by'ukuri rero navutse nk'abandi bana, ariko naje kugira ubumuga mfite imyaka 4. Yego, rero sinzi ubumuga bwanjye, hari ikintu njya nkunda kuvuga. Buriya umuntu ufite ubumuga ashobora nyine kumva uburemere bw'umuntu ufite ubumuga, cyangwa se umuntu ufite umutima, ariko ntabwo ari buri muntu wese nyine ushobora kumva. Hari ushobora kwibona gutya akavuga ngo buriya agiye kuvuga iki, cyangwa uyu muntu nyine, cyangwa se nyine akumva ko ari ikintu runaka, ariko iteka umuntu ufite ubumuga aba afite igikomere. Enda havuyemo n'ibindi runaka tugenda duhura nabyo, ariko biriya ni ibintu umuntu yisangamo akaba arakomeretse pe, ko byaba bimeze kose ufite. Kuko nimba ufite amaboko 2 cyangwa amaguru 2, burya nubwo yaba afite, urabona zino ntoki, afite nk'agatoki kareshya gutya, byonyine afite n'ibindi abyujuje, nabyo biramukomeretsa. Kuko byonyine nanyura ku bantu nyine azahita abona ko nyine afite agatoki katareshya n'akandi, nabyo bimukomeretse. Ubwo rero mu by'ukuri urumva mu by'ukuri nabikomerekeyemo, nubwo byabaye ndi umwana mutoya mbikuriramo, ngenda nyura muri ibyo ngibyo, ndasamarayizinga kuri ibyo ngibyo. Ubwo abantu bafite ubumuga cyangwa umuntu ufite ubumuga, ibyo ari byo byose ahita abyumva. Yego, byaje narahiye. Bambwira ko nahiye ndi muto nyine, mfite imyaka 4, intoki zirashya nyine, zirashira cyane. Hasigara rumwe? Intoki zirashira, hoya hasigara nguru nyine. Ubu ngubu harimo gutya, harimo igufwa babazi, kuko ukuboko kwari kwashiriye kose. Ukuboko kwari kwashiriye gutya nyine, bakuyemo igufwa, urumva byari birambitse gutya. Yego, biba ngombwa nyine ko intoki zicika. Urumva nakuriye muri ubwo buzima. Gukura ufite ubumuga ni ibintu bibi pe. Bakubwiye inkuru y'uko ukuboko kwawe kwahiye se, umutima wawe wabyakiriye ute? Urumva narabikuranye nyine, bambwira ko nahiye. Ni ibintu biba bigoye cyane no muri sosiyete ya buri munsi tubamo. Byonyine njya nibuka ko njye ntabwo najyaga nseka ndi umwana mutoya nyine, kubera ko niga nko mu wa 2 yenda nibyo ngerageza kwibuka, cyangwa mu wa 3 wasanga ndi nko mu muhanda, ariko nyine ugasanga abana barimo baranyirukaho, nyine babona uri umuntu udasanzwe. Yego, noneho mbere ho hari hakiriho ya mazina nyine bita abantu atandukanye menshi kandi mabi pe. Ndetse none ntabwo wabyitwaga, ntabwo wabihamagarwa n'abantu bakuru baba baguhamagara. Ibyo bintu rero ni ibintu byose yabikwereka ko nyine utari muri sosiyete nyine, udasanzwe nyine, ntabwo uri usanzwe muri abo bantu. Ndabyuka ntabwo najyaga nseka. Rimwe nigeze kujya muri class, urabona kera hari hataraza amashuri menshi, wasanga nk'abana nyine biga hamwe, ugasanga mu mudugudu umwe ugasanga abo bana biga hamwe. Noneho nicaye nyine mbona abana bo mu mudugudu wacu, nyine abana benshi duturanye, twagiye muri class imwe, ariko nyine nkabona bishimye basetse. Nyine njye nkibaza ikintu kimwe kirabasetsa nkakibura, nyine nkabona nta kintu cyaguha ibyishimo. Nkabona nyine nta kintu cyama ibyishimo ngo ngiye kwirirwa nasetse.
ndabyibuka ariko nari umwana usenga nasaga muri Catholique nari umuririmbi nubwo nari umwana muto ariko narabyinaga yego mbwira Imana ndavuga ese Imana njyewe wazampaye nanjye rwose nkama guseka kuri abantu bana barimo baraseka nyine nkabona nanjye nsetse nyine kwa kundi abantu basakuje cyane nyine nabonaga ibintu bidasanzwe nyine by'ubugoryi ariko si ubugoryi bundi ahubwo nyine bari barambitsemo ikindi kintu bari barambitsemo ikindi kintu ari aba bandi bambona bakambona nk'udasanzwe naba nsohotse bakanyiruka inyuma yego icyo gihe mu bantu banzi bazi ko nagiraga amahane ko si amahane bundi ahubwo hari ibintu biba nyine ukidefanda nyine urabyumva nta guseka nari mfite kuko abo nabonaga bose bazaga nyine banyereka inabi nyinshi nanjye nyine urabyumva mu buryo nyine bwo kugira ngo n'ubundi bamveho nyine nuko nyine ubwo benshi bari baziho icyo kintu nuko rero nicaye rimwe mbwira Imana Imana njyewe nyine rimwe bazampaye guseka nkareba nyine ukuntu bimeze icyo gihe rero nyine Imana iyo ikintu yigisabye irakiguhereza yarabimpaye pe none yita ibimpa ariko kuko mbagasazi yego ndagenda mbagasazi Mana we nari nasubiye n'inyuma naragiye nkajya nirirwa nseka n'ubusa nyine sinzi uburyo Imana koko yaragiye impa umunezero nanjye nigeze mbona ego ariko impa n'impano nyinshi impano nyinshi pe ndayishimira kuko yabinyujijemwo nibuka ubwo ngubwo muri primaire yaragiye ihita impereza impano nyinshi zo kubyina zo guhamiriza yampaye impano nyinshi zatumaga noneho ya sosiyete itangira kunyibonamo itangira kunyibonamo abana bamwe na bamwe nyine tukavugana kuko urumva hari n'abashaka kunyikundisha kubera ko nari nzi kubyina cyane akavuga nikundisha kuri Aurore ntago azanshyiramo cyangwa nyine ntago yantoramo kugira ngo nanjye njye kubyina usanga nyine muri football mpita nisanga cyane matsinda cyane ahubwo nuko uvuga ngo niba uri umukinnyi uravuga ati nitwara neza kuri Aurore ntago nzakina ngenda ngira abashuti benshi nubwo narangije nubwo bitari byoroshye nyine n'ubundi uhurana twadukomere turi aho ngaho nibuka akantu rimwe kageze konsetsa nigaga muri Nyaruguru noneho mpura na babandi nyine bita abasonga mutaka sinzi ukuntu basigaye babita ariko abasonga mutaka sinzi ubu ukuntu ariko babitaga bakoraga iki abasonga butaka ni abantu babumba abasangwa butaka abasangwa butaka abo twitaga abatwa yego ubwo rero rimwe ariko bahitamo kwitwa abatwa nubwo ibyo bintu by'amoko mu Rwanda tutagiye ubwo rero rimwe nari mvuye kwivuza nambaye iniforume nyine nambaye agashati nambaye n'akajipo bari abantu bageze nko muri 5 b'abamama babarambonye baravuze ariko mana ubona nkuriye mwana umeze kuriye ngo wimye ukuboko ngo basi ngo kunshaka no ubundi ukamuhereza ndabareba noneho ngaho ntago nyine numvise mbabaye ubwo narabaye ndaseka cyane ndavuga se Mana nk'abano bantu nyine disi baba nyine babona disi banyifurira nyine ko nayo iri kugira ukuboko icyo gihe umumama yarababaye uwo mumama nyine nimba bari bavuye guhinga sinzi ibyo bari bavuyemo bari bicaye hamwe baravuga ko Mana uri umwana mubi koko ntabwo wagombaga kukamwima wagombaga basi nshaka n'ukaboko kamuhereza nyine ugahita usanga nyine mu by'ukuri uko byakwirinda kose ntabwo umeze nk'abantu nyine nubwo bakwifuriza ineza ariko nyine nimba nshobora kugenda mu muhanda nyine ugahita usanga nimba ari nk'abantu bicara bagahita bahindukira ngo murebe uriya muntu ni ibintu nyine hari ibintu nyine bibaho ukabuzi akaba iyo ufite ubumuga cyangwa ufite ikibazo runaka niyo umuntu atakuvuga nabi ariko nyine akakureta avuga ati ninjye buriya ninjye wavuze nubwo aka kapira ubwo nubwo itumanura nyine kugira ngo nyine ugabanye ibyo ngibyo ubu ngubu nubwo umuntu amaze gukura ariko mbere ho wasangaga umuntu aba yambaye igipanye atarabyakira kugira ngo nyine yange bya bibazo byose nyine agenda ahura nabyo mu by'ukuri bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo ushye akaboko gutyo kose karinde gashiraho rero ni ibintu bitumvikana
none se ko nari mfite imyaka 4 nari mfite imyaka 4 kandi kuno kuboko narakuvumbitse nyine bavuga ko ari amarozi guteze wewe waragiye ukavumbika mu none se urumva nagiye ndavumbika mu ziko shyiramo kurashya cyane noneho ntago nariraga noneho nyine ngo umuvandimwe wanjye yarigaga yumva ntameze neza aravuga ati se kwa kundi nyine ubura amahoro ubwo ni nk'umumara ngiye mwita marayika wanjye abura amahoro yigaga isave akumva hari ku ya mbere z'ukwa gatanu abura amahoro ngo yumva abuza amahoro rwose acitse aragenda ubwo twe dutuye ku muhanda ngabaza umuntu nyine gutya butike twe twegeranye aramubaza ati se Aurore ari hehe urumva narakana k'icuke kari aho ngaho Aurore yajyanye na mama ubwo ngubwo umuntu wakoraga muri butike nyine aramubwira ati Aurore nigeze kumubona mu gitondo urumva hari mu gitondo tumaze kunywa igikoma ubwo nyine kwa kundi mu cyaro bahita bashyiraho ibishyimbo bahita bateka ibishyimbo umaze guteka ibishyimbo nyine ngewe uko gusa ikintu nibuka nubwo nari umwana niba ko nari nicaye ku ibaraza ngewe nkurura hari umuntu waje kansuhuza akambwira ngo ninjye ko harakonje ibyo bintu nyine ndabibona mbona ko hari umuntu waje w'umumama akambwira ngo ninjye kota ukaba udakurura ngo ninde ntabwo nkurura ngo ninde uko nahagurutse gutyo njye nagiye mvumbiye ku kuboko kurashya nyine ntabwo nzi ibyo ari byo kurashya ubwo umuvandimwe arazira amubwira ati se nta Aurore uri aha ngaha ati Aurore ngeze ku muntu ariko ntabwo nzi uko bimeze nuko ubwo ngubwo nyuma hashize akanya kanini urumva nyine babanje kuganira nk'abana bari mu kigero kimwe nyine batera story ashaka kujya kwihagarika ajya mu gikari nyine agenda mu rugo agiye mu rugo abona inkoko nyinshi mu gikoni amaze kubona inkoko nyinshi mu gikoni ajya mu gikoni agiye kuzisohora ahita asanga nyine inkoko zose twagiraga inkoko nyinshi cyane cyane asanga zimwe zirandonda ukuboko kwari kwashiriye kwamaze kumera nk'umwumbati zirimo zirandonda nyine urabyumva nyine ahita azisohora vuba ahita ankurura gusa ishusho ankurura gutya ndabyibuka ankurura akanjyana hanze agahita avuza induru abantu bakaza iyo shusho mpagaze nyine mpagaritse ndabyibuka ariko ibindi byakurikiyeho nyuma ntabwo mbyibuka ntabwo ibindi mbyibuka ubwo namaze mu bitaro umwaka n'amezi 6 yego ubwo nyine babanje kumvuza intoki zigenda zivaho urumva zari zashiriye zikagenda havaho rumwe zinda zishira nyine ndindamera gutyo so ubwo ngubwo nuko nisanze mfite ubumuga mu buzima byanze bikunze ugenda ukura nk'umukobwa mwiza w'inkumi ariko wisanze udafite akaboko ugomba gukundana n'abasore n'iki ibyakugoye muri urwo rugendo byari bigoye cyane icyo utajya wibagirwa n'iki habamo ibikomere icyo najya nibagirwa hanini cyane hari akantu nijoro nabonye nsanga mu bikomere nagize nakundaga kwandika ni inkuru ngiye kuvuga kano kanya nakunze kubabara nyine nkahita nandika ngo ubuzima ni urugamba nahoze nkareba nimugoroba nyine ubwo nanditse ibintu byinshi sinzi nuko nabyibagiwe hano hirya ariko nari nabizanye ndetsanga nanditse ubuzima ni urugamba rero icyambabaje muri ibyo ni ibikomere ni ibisongo ugenda uterwa n'abantu kandi nyine bakubwira ukuntu ntabwo uba warabyite ntabwo nanze kuba ndi umukobwa umeze gutya ngo ngire ukuboko nanjye nk'ufite byaba ari byiza ariko nyine umuntu akajya kukumvisha mu byo kinye nta kuboko ufite ibyo bintu birababaza cyane birababaza kandi bikanakomeretsa umutima umuntu wa mbere wagukomerekeje mu buryo nk'ubwo nk'umwana w'umukobwa wifuza gukunda agakundwa nuwehe ari abakobwa igitsina gore cyangwa igitsina gabo bose nakunze gukomereka nakunze nyine bakunze kumukomeretsa ari benshi kuko njye nibuka niga mu wa 6 segonderi hari umwana w'umukobwa natije fulari noneho maze kumutiza fulari ubwo ngubwo undi mwana araza urabizi ku bigo nyine babatizanya undi mwana araza arambwira ati Aurore wantije ya fulari yawe ndahise amubwira ati genda Louise ayiguhereze noneho agiye kuyimwaka
ndamubwira ati kwa kundi twarimo twisiga mu gitondo saa 11 tugiye muri etide ndamubwira ati yimuhereze nayimuhaye numva mubwiye neza nini yanjye uzi ukuntu wese ambwira ese ngo kariya nako kaba gafite umushangwanya ngo nige nakagize akamuga ibaze gutyo ni frère yanjye nta nubwo ari yiwe narayimutije kandi nayinjye kuyimutiza mugenzi wanjye nyine kandi wacu twese ariko nyine kugira ngo ankomeretse cyangwa ambabaze nyine we yahise biva gutyo ego wagira ngo ninjye nakagize akamuga ushatse kuvuga ngo ahantu hose nyine uhura n'ibisongo hari n'ahandi hantu nakoraga ubwo ngubwo nari umusitiri wa kipa umuntu aza kureba ibikoresho asanga ndi muri sitoke gutya ndimo ndatanga ibintu arangije arambwira ngo kariya kamugana ko wagira ngo ntigatekereza ngo buriya kaba kagiye hehe abivuga byumva abivuga mbyumva atazi ko uhari yarabizi kuko yarabizi ko ndi sitoke n'ubundi ariko nyine ndababara nyine ibyo byose n'ibintu birakubabaza cyane kibaza noneho basi birakakorwe n'abana ariko umuntu mukuru utekereza uzi ko afite umubiri yarangiza akakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo arabizi neza ko ntabwo wanze kuba umeze nka we arabizi ko ntabwo nyine nta bushake ufite bwo kuba wamera gutyo nta muntu wakwifuza kugira ubumuga nyine akakubwira ibintu nk'ibyo ngibyo ahantu akorera abizi ko yagenda no mu muhanda nawe akagwa ibyo ngibyo bikamubaho akagira accident wenda inarenze niyo akagira accident yenda inarenze niyo ngiyo ariko nyine ugasanga nyine umubiri ubundi barava mu mubiri bya rudahatse uzi ubwenge rero nyine yambara ururimi niko bajya bavuga ntabwo twagafashe nyine twagafasha umuntu nyine uri mu kibazo nyine ngo tukigendereho tugira ngo tumukomeretse wenda mu rukundo utangiye gukunda ntabwo bigeze bagukomeretsa abasore njyewe nabikora mu rukundo ndenda nabyinjiyemo maze kurangiza nibwo yenda ninjiye mu rukundo kurangiza amashuri yisumbuye yego reka ninjiye mu rukundo kandi ubona rwinjiyemo nawe yarankomerekeje gute yarankomerekeje ubwo ngubwo nararangije nk'abandi bana nitaye kuri ibyo bikomere ariko nagiraga ikibazo kimwe ngira ikibazo kimwe cyo kuvuga ngo ese mana ninkora mariage nyine numvaga ndi umwana uzakora ubukwe navuga ati nzabirwa nubwo bimeze gutya nyine hari abampfobya ariko njye nzakora ubukwe abo nzi ko byagenze nyine nabaye cyohe n'ubundi uzabukora umva sha nyine birababaza yego uracyari mutoya birababaza cyane urumva ubwo ngubwo nayaga ngira ikibazo cyo kuvuga ngo sinzambara impeta hehe kuba yambara ku nyine bagira gutyo nyine abasara yaje ko ngewe nta koko mfite nzambara impeta hehe bambara nyine bambara impeta ku kuboko k'ubumoso ntabwo ngewe mfite n'ubu njya mbitekereza ariko muzanambarize ubu ngubu nakwambara impeta gute ubu gutya uko nguko nakwambara gute kandi ntazi nyine ibyo bintera ikibazo sinzi konse buriya nzabibaza nimba bazanyemerera kwambara ukuryo simbizi ni buryo nta kibazo impeta burya ni ku mutima ni ku mutima nuko rero umva icyo kibazo nicyo cyonyine najyaga ngira bagukomeretsa gute rero umuntu mwakomeye mba ndasoje rero mpuye n'umusore ahantu nakoreraga Gerard yari umuntu mukuru noneho nyine hari ukuntu ngewe nakuze baravanga nyine umuntu usabiriza umuntu ufite ubumuga arasabiriza ndavuga nange ntabwo nzasabiriza nzakora uko nshoboye kose ko ntabwo nzigera nsabiriza numvaga ntacyo ntazakora imbaraga zanjye nakuze ndi umwana wiyadaputa mu kazi kose ndi umwana witoza akazi cyane ariko kuko nangaga ikintu cyo kuvuga ngo nzasabiriza ni gute se ngo nimba mfite ubumuga ngo umuntu ufite ubumuga niwe usabiriza naravuze ntabwo nzasabiriza nuko ubwo ngubwo ndarangiza maze kurangiza mura n'umuntu mukuru yarandutaga araza rwose ahantu nakoreraga niyo nacuruza gutuyinite iwacu bari bampaye agashoro kuko urumva
nakuze nyine umupira, nari nzi umupira cyane, ariko iwacu nyine nari narabaruhije ndwaye ukuboko. Ndangije ngiye gukina muri AS Kigali. Wanakinnye muri AS Kigali? Nari ngiye gukina neza, ahubwo mbagiye no ku guselection. Yego rwose nakoze ibintu byinshi. Barambwira ati rero wijya gukina, uribuka ibintu byo muri, sinzi nimba byo gukurikirana ibintu byo mu mipira, ariko hari igihe byadutse bavuga ngo abanuze by'uburozi bien. Narabyumvise. Yego. Babyumvise kuko abakobwa benshi twakoranaga mu ntuze, twabonaga mu gipangu naho kwa bro wanje. Narebe imyitwarire nyine, njye ntabwo nakuze nk'inzoga, ntabwo ngize nk'inzoga mu buzima bwanjye kubera ukuboko. Ego noneho nyine babigiraho ikibazo, barambwira ati rero ujya gukina ahubwo reba ikindi kintu wakora, ujye kubikora ariko ujya gukina umupira, wijya mu gukina. Nyine bakidefana akavuga ngo ushobora no kugwa noneho ukagwiruka kuboko, ngo ntabwo byaba ari byo, ngo twagize Imana tubona urarokotse, ngo tubona turagucyuye, ngo rwose shaka ibindi ukora, umupira ubyihoreye. Ariko ahanini nayo makuru nyine mabi yabavugwagaho cyane, kandi byari bikaze. Urumva byari bikaze, ndabyibuka twari dufite noneho gihamye byari bihari, kuko ngende twabonaga mu gipangu byari bibi cyane. Nuko ubwo ngubwo nyine ndagenda gucuruza aho ngaho, maze gucuruza ndacuruza, mpahurira n'umuntu kwa kundi nyine n'umusirikare bajya mu kazi. Wewe umusirikare ankunda koko, ariko njye nta nubwo nzi n'akazi kiwe. Ubwo urumva njye kwa kundi bamanuka bajya ku kazi, yarankunze ntanabizi, ntazi n'ibyo akora, ariko arankunda koko. Ngendaho ndamwangira, nyine nabonaga atari type yanjye. Twari twarakundanye n'abandi bana, ariko biri aho ngaho bya bindi nyine by'ubwana, atari kuvuga ngo turakundanye tuzabanye. Yego ubwo navaka aribwo ninjira, urabona umwana iyo kirangiza ku ishuri ahita avuga ati wana ubu ngubu gahunda ikurikiye ahanini nyine ngo ngiye gushaka, ubona uko ngo ngiye gushaka mama yanjye. None ubwo ngubwo ndangije arambwira ati rwose ndagukunda. Uwo muntu yangenzeho hafi ukwezi. Noneho ndavuga ati sinshaka umusore uzambeshya, uyu muntu ashobora kuba nkunda. Nanareba nkabona aranduta, aranambwira n'akazi kiwe. Ndavuga ati uyu muntu ashobora kuba ari seriye. Akubwiye ko ari umusirikare? Arambwira ndi umusirikare. Noneho nyine urabyumva nkajya mubona. Noneho ndavuga ati urukundo noneho narujyamo, ibintu nyine bikagenda neza. Ndabona uyu muntu ni mukuru, arambona uko nibereye, arabona ikibazo mfite, ntago ari umuntu nyine wajya wahise ubimwereka se ako kanya kunzunguza, kandi yarambonaga nasi yambonaga. Umwuga nyine ntiwabuhisha, nyine urabyumva yarambonaga kamemu. Urabyumva hari igihe hari ukuntu baba batanakoze ari aho ngaho n'ubundi muri karitsiye mugahura. Yego kamwe ku maso. Yego rwose uhore rwose, niwe turi kuganira tubwira ku nkuru ye. Yego noneho ubwo ngubwo birababaje disi. Yego nyine nuko narize pe, ariko uyu muntu yaramemukiye, Imana yo mwijure zamabarire. Nyine nuko habaho kubabarira Gerard, ariko umuntu kwinjira mu buzima n'umwana mubi nyine akakubabaza. Noneho ubwo ngubwo ndavuga ati ni umuntu mukuru aranduta, urumanye nibwo nayo nyirangiza. Ni umuntu mukuru aranduta, ni n'umukozi wa leta. Ubu se ni gute yajya kuhemukira kano kana kindushi kifite n'ikibazo, akana kifite n'ikibazo akajya kuzunguza ubuzima bwako koko. Nyine nkumva ntabwo bishoboka, nkavuga ati rwose abirimo. Umuntu yaraje arambwira ati, ndamubwira nyine kwa kundi muganira, ndavuga none se ntashira ufite ko mbona uri mukuru rwose. Cyadusukuru yambwiye yararize uri umuntu w'umugabo, arambwira ati njyewe nafashe umukobwa ndamurihira, maze kumurihira arira n'amarira menshi. Ndamurihira muri karitsiye, ariga kaminuza, birangije uzi ibintu yankoze. Yarafashe namujyanye mu rugo, arabimbwira gutyo, namujyanye mu rugo mutera n'inda, yewe ananabyara. Arangije asahura ibintu byanjye byose, naragiye ku kazi arabijyana, ahita acika ajya Uganda, ajyana na gitifu iwacu
niko yambwiye Yeah. ati naramuhiye na kaminuza Yeah. akabimbwira arira cyane akambwira ati narababaye ati cyakoze ati banza amadayimoni abaho ati nari nzi ko ntazongera gukunda ati ariko narakubonye Yego. Yeah. ati narakubonye umutima ati umutima urandya Yeah. ati numva nongeye gusubira muri bya bihe Yeah. ati numva nongeye gukunda ndakwinginze nunkunda ntabwo nzakubabaza nyine ntera imitaba nyine myinshi cyane Yego. yababa we anyumvisha buryo ki rwose ari njyewe nawe kandi ntazababara ntazigera mbabara na rimwe aransezeranya umuhungu tugiye mu rukundo Gerard ntabwo ari ibintu byahise biba hubu twakundanye imyaka 3 waritonze nyine nk'umuntu yego twakundanye nari mfite ba sister banjye ntabwo kandi urumva nari mutoya ntabwo ari ibintu nari gutanga nyine mvuga ngo ngiye gushaka kandi mfite byinshi nyine byo kugomba kugeraho ndakora Gerard bino bintu yenda basi abakobwa bavuga ngo bararya abantuze njye narikoreraga udufaranga duke nakoraga twari duke mu bibazo byanjye ntabwo ibyo kuvuga ngo ngenda hari ukuntu wenda umuntu akora avuga ngo arashereza iwabo agira gute njye twari ahubwo banananguriraga yego barananguriraga n'ifite ba sister wanjye bakanyitaho rwose bihagije n'utwo mfite nkadukoresha ibyanjye none ako kazi naje kukavaho ako ngako njya gukora ibindi umuntu turakundanye uwo muhungu turakundanye nta mpamvu nta kintu na kimwe nigeze mbona kinyereka ko ari umugabo yego wapi nabonaga nkunda nabonaga nyitaho nyine urabyumva nta mafaranga navuga ngo yambereza ntabwo nari nzi gusaba ibintu by'amafaranga ntabwo nari nzi gusaba ibintu by'amafaranga ngo ndavuga yenda ngo cyangwa ngo ndabona gihamya ngo kinyereka icyambere ubwo ngubwo icyambere nuko yenda twavuganaga namuhamagara nkabona aranyitabye nawe akampamagara gutyo twese nkabona ibintu bimeze neza Gerard tujya mu rugo njya kumwereka n'ababyeyi banjye ariko wowe nyine sinagiye iwabo yego yarambye ko ari ipfubyi buri itagira umuryango n'umwe muri imyaka 3 yose itagira umuryango n'umwe akambwira ati twakagiye iwacu se ndagenda nkwereke bandi akambwira ngo nimba ari na nyina wabo afite n'ubundi nabo ntago bamukunda ni umuntu washatse kwikubira imirya nyine imitungo yabo nabo bashaka no kumuroga ahubwo ko niyo hagiye arwana n'amaguru kavuga ati aho hantu n'ubundi nanjye batazanyirogera akubwira story nyine ambwira story ariko arambwira ati rero uwo muntu yansigiye umwana wanjye yasize umwana umwe naramutaye inda nyine yarabyaye ansigira umwana yansigiye umwana apakira ibintu byose inzu yose arayeza asiga umwana wenyine mu nzu aragenda umwana abana na mushiki wanjye ariko naho iyo magiye barandoga nkabyimba amaguru nkenda gupfa nkavuga ati aho hantu ntuzahajya ahubwo nanjye sinana rero birababaza rero ntabwo nyine nje kurira kuko ntabwo ndira ngiye amarira yanjye arakamye sibyo hari ibintu nyine ugeramwo Gerard twarakomeretse twahuye n'ibintu byinshi cyane bibabaje cyane nyine hari ukuntu nyine umuntu aza mu buzima bwawe nyine akabwangiza ariko nibaza nimba bagira umutima bano bantu basi ntiyanagira n'impuhwe koko mana nyine ntabwo biba byumvikana nuko ubwo ngubwo rwose turakundanye igihe kiragera Gerard muri iyo myaka yose 3 igihe kigeze urumva nari namaze kwishyiramo twaragiye iwacu twagize gute tujye gushaka ibyangombwa tubane umuryango ubizi ariko mama wanjye akimubona ati umuntu afite umuntu ntabwo ari shyashya umuntu ufite amaraka angana gutya umbwiye ko afite amaraka angana gutya yego yari umufandi yego umuntu ni gute basita banjye bashatasiyo barambuza Gerard ndabyanga hari basita twagiye dukubitana neza bamumbuza nkanabimubwira uko nabimubwiraga avuga ati rero ntabwo bimeze neza ntabwo bashaka urukundo rwanjye nawe ati yenda bafite ikibazo ariko humura ntabwo uzababara nzagukunda ku buryo bazabona ko ngewe bazangarukira bakavuga ati cyakoze Aurore n'uyu muntu yari akeneye tujya mu rugo mama aramubona ati shahatasi
ati uyu muntu ni umusore, ati ni umusore nyine nkabasobanurira bya ndi yambwiye, ati tuzi buriya ibibazo yagize, ati yakundanye n'umuntu aramurihira segonderi yose kaminuza yose arangije apakira ibintu byose arabijyana, ati cyakoze afite umwana, ati kandi umwana ase njye sinzabyara, nanjye ndi umubyeyi, nanjye nta kibazo umwana nzamukunda. Urumva nyine ubwo ngo ndabibumvisha nyine hari ukuntu nyine umubyeyi abura uko agira akavuga ati okay nyine ubwo nyine bari nari narabananiye pe, nari narabananiye Gerard, kuko hari n'umukobwa twabonaga undi musiste wanjye, umukobwa arambwira ngo baryamanye, sinabyemera. Oya umukobwa arabikwibwirira, iyi mukobwa arabinyibwirira ngo yaje mu rugo aransanga mfata ku ngufu. Ndavuga ati agufata ku ngufu, yabimbwiye hashizemo nk'iminsi 2. Ndamubwira ati yagufashe ku ngufu ntasi wabimbwira. Ndamuhamagara nyine murakariye cyane, ndamubwira turakaraya umuntu mubi kuki urakarira umukobwa, ndakarira uwo muhungu uwo mugabo ndamutuka nyine ndamubwira ati kuki uri indaya, kuki ufata mugenzi wanjye ku ngufu, angira umusazi. Arambwira ati ahubwo uwo muntu ni umwana mubi, ati bashaka kudutandukanya, ati n'ubundi ntibigeze bankunda, ati ubwo bene wanyu wanyuze muri uwo muntu nyine kugira ngo unyange. Ndavuga ati koko nibuka koko batanshyigikiye, ndavuga ati koko wasanga bamubeshyera. Ndagenda mbwira uwo mukobwa ndamubwira ati gasopo muzajya mujya kwishinza, ubwo se ubundi yabikoze gute kuko natashye ntubimbwire. Nyine ni amatwi ari mu rupfu nyine atumva, ntabwo nyine nabyumvise. Nuko rero tuzabonana ngo nanjye mpita ntwita. Naragiye wacu kuzana n'ibyangombwa. Shajira duzi guseba. Ibyangombwa by'iki? By'igikumwe, byo gutera igikumwe. Byo kujya mu murenge. Naragiye ndiruka ngo ngiye kuzana ibyangombwa. Shimana yanjye cyakoze hari abana babi. Baba we hari ibintu uhura nabyo neza bukaba nuko cya duzi ko nubuye mutekereje umutima wanjye unjya. Nibwo bwa mbere mwe muryamanye? Nubwo bwa mbere twari turyamanye ntanwita. Ntwita. Nenye nari maze kumva ko ari umugabo wanjye, tujye no mu rukiko, tujye no kubana. Ntwita. Urumva nyine nakuze nkora tasiyo cyane. Njye nakuze nkora tasiyo cyane. Mwahise mukomeza se cyangwa nyuma gutwita yo kuryamana nawe yese? Kareka nakaryarya kabi, karakaryarya kabi. Urumva nyine nyimara kumuga ndatwite, byebwo numvaga yari iri muri gahunda zo kuvanga agiye kujya hanze. Muri misiyo afande nyine. Ego. None harambwiye ati genda ushaka ibyangombwa dore ngiye kujya hanze, siga duteye n'igikumwe. Yego. Ngo ndatwite inda y'amezi 3 nabihishe abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye. We nyine yarabizi kandi wumva twaravuganaga. Nyine tuvugana ariko buryarya nyine ambeshya anshiraho. Ndamubwira ati ndatwite, nyine nyimara kumubwira ndatwite ati noneho ubwo no gushaka, naramubwiye ko ntakwishingira. Urumva nyine nari nakoranye ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo nakwishingira, ngomba gukora ibirori. Ego. None numvaga nararuhije iwacu, nkumva nyine hari amakosa ntazakora. Ego. None ubwo ndangije nyine ndamubwira ati rero ndatwite, ati noneho urumva twe twaravuye n'iwacu twaranyuze basita banjye, umuryango wose wari umuzi. Umuryango wose wari umuzi n'inshuti zanjye, nirirwa postinga tugiye kubana nyine byumva mbwira abasha n'abantu twiganye pe, n'abantu nta nubwo banabizi. Yego. Shaba. Nirirwa postinga my husband. My everything n'ibindi byose shabana. Basi yo naza no gupostinga yenda akabatamuzi. None ubwo ndamubwiye ndatwita ati noneho ugomba kugenda ukazana ibyangombwa, noneho nyine tugatira igikumwe dore ngiye kujya hanze, basi nkazajya hanze dukoze nyine mariage civil, ibindi tuzabikora rwose maze kuza. Turumva nta kibazo, urumva nari maze rwose imyaka 3 baramaze kwizera umuntu, waramaze kumukunda. Nakubwiye ko nta mpamvu nimwe, nta kintu na kimwe nyine yigeze anyereka ko agamije uburaya. Nta kintu kimwe, nta ngingo yandengeraga yanyereka ko ari n'indaya. Kandi yinjije mu rukundo nyine aranyizeza ko ubwo wiwe plan ziwe. Warambonye nyine abimenye nyuma nyine yarabimbwiye. Yarambye nashaka kubyaza narabonye kuri mwiza.
ndabareka nkubyazeho umwana Yeah. nyine yabimbwiye inyuma nene bya bisino ngo tugenda duhura nabyo twibaza uwo mwana biba bimeze bite none ubwo ngubwo nyine urumva nta kintu na kimwe navuga ati uyu muntu koko ni umuntu mwiza agamije urukundo ntago ari nka za marine ziba zigamije gusambana ntago ari za marine ziba zigamije gusambana ntago nyine nta mpamvu n'imwe ariko hagati aho mba mfite umushuti wanjye niko akunda abana bavuka hamwe nyine naramubwiye ati yambwiye aho akorera namenya kwa kundi nyine uvuga ngo runaka akorera hariya nza kumenya ko nyine ubwo ngubwo akorera hamwe na sheri wanjye yego mfata ifoto yiwe ndayimwoherereza yego ndavuga ati sheri wanjye murakorana gutyo nyine n'umuvafande aho ngaho sha uzi ko yambwiye ati uyu muntu ntabwo ari umusore uyu muntu ni umugabo oya ni ukuri kw'Imana gira amaze kugutera inda shajera wapi banza naratwita yeah witumva nayo ndanabimubwira ahubwo ndamubwira ati se ko bambwiye ko uri umugabo ameze gutya na gutya na gutya agira umusazi aravuga ati ariko mana cyakoze abantu nyine yahitaga ambwira buryo ki nyine abantu benshi kubera za story nyine urumva yari bidefanze gatamwa nyine abantu benshi bazi ko nashatse bitewe na bya bindi na bya bindi uriya muntu yarambabaje ariko nyine avuga yarambabaje yarankomerekeje ariko Imana yo mu ijuru izamporera ariko ambwira wakumva ibyo ukavuga noneho nkahita mvuga ati rero ntabwo ari umugabo pe ati ni umusore ati nyine bigenze gutya nyine nkahita mubwira story ukuntu imeze sha umusore yari umusore uwo nguwo icyo gihe nyine urumva yari umwana twareranywe ati sha ati ntabwo mbyemera pe ati umuntu ni umugabo ati ni gute asaba umbwira ko ari umusore ati uyu muntu wubatse ndamubwira nanone mbimubwira bwa kabiri aranje atamugenda urumva yari umufandi amugenda undi nyine ampamagara ntuka ndambwira ati wagiye kunteza fande wowe ati wagiye kunteza unteza fande wanjye nyine turanashwana nyine arandakarira cyane ariko nyine azanambabarira nese ko atari njyewe nuko nambabarira n'umutima wanjye nubwo wabyumva ko babarira rwose nuko rambabarira turanashwana n'ubu ngubu nta nubwo banza twanavugana kuva aho ngaho hashize imyaka 6 nyine yaramubereye mubi cyane yamugenzeho nyine amenya ko ari uw'iwacu atamenya ko ari wamuhaye amakuru avuga ati wowe urajya kunsenyera wowe nta soni nyine ahita amugendaho sinzi ibyo yenda amategeko aba sinzi ariko nyine yamubereye umuntu mubi yamubereye umuyobozi mubi nuko ubwo ngubwo nyine mva iwacu mva kuzana ibyangombwa maze kuzana ibyangombwa ndabizana ariko umusore uko iminsi yagendaga inda yigira imbere ewan arankata koko atangira no kungira ikigoryi atangira no kuntukagura kandi muri mufite ubukwe ego shaho we navuga akantu gato yagahita ntuka nk'isobanuro uri wasaba imbabazi nta kosa ufite ego sha mana nimba mpamagaye kambura akatambwira ngo n'ubundi ngo uri kuvugana n'abandi ntabwo sanze ariko irimo iravugirwaho ahita ngira ikigoryi akantukagura nyine nkasaba imbabazi n'umwese wambabariye rwose basi nyine urubyumva ndatwite nta nubwo nabibwira iwacu nta nubwo nabibwira abakuru banjye ninda mpishe ntangira no kubona umuntu arimo arampinduka angira ikigoryi angira igicucu shamana igitsina gabo mana yanjye simbizi nuko ubwo ngubwo yanyikuraga nyine umunsi ku wundi ejo akambera umuntu ati nta kibazo turi kumwe n'iki igihe kiragera arambwira ati noneho rero sheri wanjye urumva narazanye ibyangombwa mubwira ati se ko bimeze gutya na gutya bimeze gute ko mbona nta gahunda ufite ati namuze ikibari urumva yari hariga ko niho yarinde nyine kugenda hahandi bagenda ati rero sheri wanjye turabizi ati rwose mbabarira ati nimbona ikibari nzahita nza noneho ninza tubikora vuba njyewe nzagenda mvuga ko mfite misiyo yihuse bahite babikora byihuse ubundi bitungane nyine ko nkabona arimo aranderega umunsi ku wundi ejo akamvugisha neza ejo akanshakaho impamvu so none igihe kiragera rero Gerard igihe kigeze nza kumenya urumva nyine umunsi ku wundi yarambwira ngo yatashye nyine ashaka ukuntu ataha nza kumubona ese watashye ati natashye ariko si gahunda bimeze gute arangije arambwira ati
ati rero ndabona bino bintu ndabona bahise babyihutisha, ati hari batayo ngiye guhita mperekeza, ati none ndabona iby'igikumye bidakunda, ati rero ukuntu ugiye kubigenza sezera akazi aho nakoreraga mu mujyi, yego sezera akazi noneho wowe uze mu rugo tubane, uze tubane igikumwe tuzagitara naje. Ati kuko rwose sheri wanjye, ati ntabwo nkubeshya, ati none sinakubwiye ko nahise ubu sintashye bintunguye, ati none ahubwo genda usezera ku kazi ubundi uhite witegura ituza rero wimusanze. Ndavuga ati nanjye ntabwo nabyarira mu rugo, ntabwo nabyarira mu rugo, ni gute nabyarira mu rugo? Gerard ntabwo nari mubi, ntabwo nari mubi nubwo njye nari mfite ubumuga ariko naratetwaga, hari abantu banshaka, abasore banshaka nyine banshaka. Ati usezera akazi ubundi uze tugira gute uze tubane. Ndavuga ati niko bimeze n'ubundi, ntabwo ngewe nabyarira mu rugo, ntabwo ibyo nabona uko nanabivuga, ntabwo ibyo nabona uko mbisobanura, ngomba nyine kugenda, ndapfa kugenda, yenda ibindi tuzabikora nyine yaje. Gerard naragize gute, nagiye gusezera akazi, ngiye gusezera akazi ndagasezera, mvuyeyo urumva narazindukaga cyane ngiye ku kazi, mvuyeyo njya mbyibuka uwo munsi iwana mvayo arantuka cyane, shambo ntabwo ari ryeru. Icyo gihe navuye nakoreraga mu gusezera akazi, maze gusezera akazi arantukagura nta n'impamvu ihari, ubundi uwo ngubwo nyine yaciraga impamvu. Ndabyibuka naravuze se rero sinabwira iwacu ko ntwite, sinabwira nawe ku banjye ko ntwite, ahubwo nyine numva isinguye, ndavuga ati umwanzuro ni ukwiyahura. Gerard ndabyibuka we narize amarira menshi, namanutse hariya mu Gakinjiro nakoreraga mu mujyi, muhamagara mwinginga musaba imbabazi, bari wasaba imbabazi ikintu utazi, nyine utazi nta kintu uzi nyine wakoze, umuntu nyine akumvaga guseka agakubita agatwenge nyine canari nkavuga se mana nyine nari mfite ikibazo kimwe cyo kuvanga wenda, nari mfite ikibazo kimwe cyo kuvanga wenda nyine nta kuboko, noneho haziyemo n'iby'inda, uwo mwana ntazahingira, n'ubukwe mwari mufite, umuntu wambeshye nyine byambereye bibi pe, byambereye bibi. Ndavuga se manda bigenza gute, karitsiye ahantu nagiye kuzana ibyangombwa, abantu bari bazi ko mfite ubukwe, ababyeyi banjye namaze gusezeranya, bakuru banjye, n'ubu harimo nyine abantu benshi n'inshuti zanjye ntabwo zizi ino nkuru, ni inkuru mpisha kubera bya bintu nyine wisangamo, ntabwo nari umwana w'icyowe nyine wari gutwita gutyo, aho nyine n'ibyisanzemo, kandi nyine umuntu wasamye ntabwo wasobanura ukuntu utari akaraya, nyine ahita avana n'ubundi wari akaraya. Nuko ubwo ngubwo ndamanuka ngera Nyabugogo, mpita mfata umuhanda, avuga ati nyine mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kwiyahura, ngiye kwitanya muri Nyabarongo, yenda nyine birampa amahoro, nyine nta muntu n'umwe uzagira ibyo ambaza kuko numvaga nta bisobanuro bindi no guseba. Hari ibintu nyine bajya bavuga ngo umuntu wiyahura ngo ni ikigwari, ngo ni ikigwari, ngo ni iki, nyine ugasanga umuntu nyine aramucira imanza. Jade hari igihe ugera mu kibazo ukumva nyine ukaba ufite abavandimwe, ukaba ufite inshuti ariko ukumva nta muntu uri buganirize n'umwe, ukumva nyine nta muntu wanakumva, ukumva ibintu ntabwo wabidefanda ngo byumvikane. Ndatambika nyine ndamanuka wa muhanda ku Kinyoni cyose, nyine mfata umuhanda ngenda nyine kwiyahura, ariko muhamagara anca amazi, noneho nyine ijambo yakubwiye rikomeye muri icyo gihe yarambwiye
yarambwiye ngo ngiye w'amaranka mfite ntago nyemerera ko n'umukobwa udafite ukuboko. oya genda. Yego ngo ni gute nazapresenta uwo muntu. Kandi icyo gihe se mwari mufite ubukwe mwashyizeho n'itariki? Nta kintu na kimwe. Yego ko yarankundaga kandi twanagiye no mu rugo. Yego. Twaragiye no mu rugo famille yose muzi. Yego. Yaragusabye ntabwo bino bintu iwacu babizi bino bintu. Ibintu byose Gerard ntabwo nari nzi nyine urabona yabasa abakobwa muri iyi minsi bazi ubwenge ashobora no kuvuga ati yenda reka munyuze muri ibi ngibi mwaka ibi n'ibi simbizi ngira ngo nde musuzume. Njye nta kumusuzuma kundi nari mfite ngo njye kumwaka ibyo ntabwo nyine ibyo bintu ntabwo nari nakoreye muri ibyo bintu ntabwo nari mbizi. Nari nzi nimba umuntu akubwira ko agukunda nari nzi ko nyine agukunda. Yakubwiye ngo kuva ku kazi? Yego yarambwiye nimve ku kazi. Yego imusanze musange musanze. Noneho nyine urabyumva nibwo yahise agukatira? Yego arambwira ati ntegereza azi ko ntwite azi ko ntwite mvuye no ku kazi ambaye no ku kazi. Dore rero bino bintu nta nubwo nanabona nuko mbivuga njye numva nyine ari igisebe cyane. Gusa si ubugome? Nakunda kubwira iwacu nyine hari umuntu ukomeretsa nyine agakina n'ubuzima bwawe. Nubwo nyine abantu bajye batubabarira ata hari ukuntu nyine abantu nyine bamubona nyine umuntu bakamurokara asa n'iki cyangwa nyine bakumva ko ariko hari ibikomere nyine uhura nabyo kandi mukabana nyine kandi ukaba utazi uko wabisobanura. Ukabona utazi nuko bisobanura. N'icyo gihe numvaga nta ngingo ngewe ndengera kandi ntwite nyine numvaga ntabona nuko mbwira abakuru banjye. Ubwo ngubwo nyine kandi nabo bari biteguye ubukwe. Bari biteguye ubukwe bari bazi n'umwana ufite gahunda bimeze gutya na gutya ni imishinga imeze neza nibyo ngibyo bari biteguye. Atoke nta kibazo ni mariage CV n'undi abantu barikoze nta kibazo umuntu aba ari mu maboko yawe. Nuko bangubwo nyine ambwira gutyo maze gusezera akazi. Noneho ndimo ndagenda nani mfite amarira menshi nambaye ikijampa ndimo ndagenda ndira mu muhanda wose mfite intimba yenda kunturitsa n'umutima. Yego. Mpamagara mama wanjye ndavuga ati mama ndapfuye ndumva pfuye ese mwana wanjye ubaye iki? Tahita mubwira ati Jado yanyanze. Urumva ndabwira ati Jado yanyanze ni kandi ndatwite ni kandi mo ndajya kwiyahura. Komera cyane. Icyo gihe mama yahise amuhamagara urumva n'umuntu wari wamaze kwidekara mu muryango wose. Abantu bose bari bamuzi n'abuzukuru bo mu rugo bari bamuzi. Umva muri mufite ubukwe ari ibintu bizwi inshuti zanjye zimuzi abavandimwe abantu bose bamuzi. Mama ahita amuhamagara amubwira ngo umwana wanjye nabura nimbura umwana wanjye nawe ushaka aho ujya. Mama niko yahise amuhamagara amubwira. Undi ahita amuhamagara ambwira ati sheri wanjye rwose mbabura mba ngukinisha ntisubwo urabona njyewe ibyo bintu nabikora. Ati please uri hehe nyine ubwo ngubwo nyine rwa rukundo rw'ubucucu nyine arandyoshya ati subira mu rugo ndagukunda bagira ngo ndewe ese nukumeze ufite umutima umeze gutyo. Kandi namwanditse mubwira ati rero bye basi nyine warampemukiye unteje isi ngo nyine basi uzabeho wishimye. Nta n'ikintu nigeze ambwira icyo gihe ababyeyi bacu bamaze kumubwira gutyo bamaze kumubwira ati umwana wanjye nagira icyabo nawe ureba ahantu ujya. Ababyeyi nyine b'abamama Imana ijye bahumugisha. None ubwo nyine ahita ndyoshya nyine subira mu rugo. Arambwira ati noneho mu rugo aho wakodeshaga wose? Aho nakodeshaga nabonaga na mukuru wanjye n'undi mushuti wanjye wa mushuti wambwiye ati fiance wawe yagufashe ku ngufu ngo baryamanye ngo yamufashe ku ngufu. Yego. None ubwo nyine ndahasubira Gerard uziko nagiye nkasanga barimo baravugana kuri telefone. Avugana nande? N'uwo nguwo n'uwo mugabo nyine barakundanaga nawe. Barakundanaga ya nshuti yanjye twabanaga n'uwo musheri wawe. Mana ishobora byose. Barakundanaga
Ntabwo yari baranse yaramufashe amaso ku yatukuye ntabwo bari baryamanye babishaka ya igikwari ukwidefanda ariko bari baryamanye babishaka barakundanaga nawe bimenye ko bakundanaga nuwo yari kugira umugabo ngo- nyine w'umwana mubi ya noneho ubwo ngubwo umugabo nyine arambye nisubiye mu rugo ndagenda nsanga bari kuvugana kuri telefone ko nyine sinabyitaho arambwira ati wakana we wari wagiye barandutaga nyine uwo ngo nawe yarandutaga iyo nshuti yawe iyo nshuti yanjye yarandutaga nyine yanganaga na sister wanjye Yego. sister twabanaga yari mukuru kuri njyewe ati wakana we wari wagiye hehe ati umugabo wawe dore yakubuze turimo turavugana ati ati nyine ubwo ngubwo urumva sinashakaga ko abo ngabo banyuzamo ijisho urumva nari narabiriyeho nawe twasaga nk'aho twashwanye kuko yambye ibyo ngibyo sinamwumvira nyine mpita mufata nk'umwanzi kumva ubwo nyine n'ubundi barikundanira ntabizi nyine ubwo ngo wenda bafataga nyine ikigoryi nyine sinzi uko babivuganaga yenda sinzi ariko nyine barakundanaga eko nuko ubwo ngubwo umugabo nyine turavugana arambwira ati rero sheri wanjye ugomba kwitegura ukaza ati reba ukuntu witegura noneho uze unsange i Musanze noneho tugira gute tubane ndagusiga mu rugo ntihumura ati humura ntacyo uzaba ndahari rwose ya noneho bakuru banjye bamenya ko ndavuga ati nta kibazo ndaza cade nditegura urumva namaze gusezera none urumva nabanaga na mukuru wanjye bakuru banjye bandi batamenya ko ngiye kugenda ya barambya ni gute ujya kugenda ukagenda wishingiye ya ukajya kugenda wishingiye ariko hagati aho ngaho mbere yaho gatoya hari ibyo nari nsimbutse urumva nariteguye nditegura njya muri salon nsa neza nyine kugira ngo nze kugenda nsa neza ngaragara neza telefone ahita ayikuraho telefone ayikuraho nko mu masako nabwo nyine twaravuganaga njya muri salon tuvugana nditegura njya kugura udukoresho tumwe na tumwe nyine yego nyine urabyumva ntiwagenda uri aho ngaho ya njya kugura udukoresho tumwe na tumwe nta n'amafaranga namwatse byose ari ibyanjye ariko umukuru wanjye wundi ahita abwira abandi ati urore ashobora kuba agiye kugenda bakuru banjye bavuga ati urumva ngiye bamfata nk'umwana nyine urumva bakuru banjye bandi imbere ni benshi uravuga ni gutagenda kwishingira batamenya ko nanatwite urumva mama yahise bibabwiye yahise avuga ati mumfatire umwana ntagire ikibazo batanamenya ko ntwite kandi njyewe sinshaka kubyarira mu rugo ntabwo nabyarira mu rugo ndumva ari igisebo dusore twose twajyaga tumvugisha nuca amazi twahita tumenya ngo nabyariye mu rugo abantu bose bagiye nyine numvaga ari igisebo kinini cyane noneho ubwo ngubwo birangiye nyine njya kwitegura njya muri salo tuvugana navuye muri salo nko mu ma 10:00 urumva byose byabaye mu gitondo byabaye umunsi umwe ahita akuraho telefone nko mu ma 11:00 gutyo ndamubura ndabanza guhamagara nyine ndahamagara numva sinana ubwo mpazi yego ndahamagara ndabura umuntu ndavuga mana nanjye ndabigenza gute nza kubona ko nyine yambeshye ku munsi wo kubana nawe uwo munsi akuraho telefone ya Gerard wari watumutwe mbwira urumva yari yakubwiye ko atabana n'umukobwa ngo ufite ubumuga yego ntatabona uko amupresenta ngo atabona uko apresenta ngo we nafande icyo gihe nta kintu wese wumvamo akuyeho telefone urabona nyine nahise mbyumva urumva nagiye yabimbwiye ngo ndimo ndagenda nyine nyuma urumva ko habaye kumbwira ngo humura nagira ngo ndebe ko ufite umutima ukomeye wajya umenya ko uri umugore w'umusirikare nta soni ukandwa n'utuntu dutonya kandi yari afite iranka rinini ubwo yari afite iranka rinini cyane ati ubwo sheri ejo nibazaza bakagukangira mu nzu ukiruka wajya ukomera umutima nta soni ugeze naho ujya kwiyahura nyine ranka ngurumva yaranandutaga nyine ndavuga none se ko nari kuri seriye nyine numvaga ari byo kandi koko byari ibyanyambye ko nyine ambwira nyine ko atari byo ambwira ko yambeshyaga kumbi wacu nuko bari bamaze kumuhamagara nyine bamuteye ubwoba gutyo birangiye nyine ubwo ngubwo mutangira gute icyo gihe telefone ndayibura mpita nsubira noneho muri bya bindi byanjye Gerard namvuze induru mu mutima wanjye
hahandi wari wumva ikiniga gishaka kugushwanyuza. Noneho urumva Zabiri mu myaka yashize ntago Kigali nyine ari imeze neza, hari kirimo utuntu tw'utugobyoro ukuntu tubi cyane. Jadi nateze moto nkava Inyamirambo nkajya Gikondo ntaza aho ngiye, nkava Gikondo nkajya Remera, nkava Remera nkajya nzenguruka Kigali yose ari uguta ubwenge nishyura amafaranga. Cyo gihe udufaranga twose nari mfite abona batanansubiza ngo ndimo ndamushaka nazi naho ntushakira. Iryo joro ni ryari bibi cyane, ndagenda nanone njya ahantu muri Ruhurura kuko bari nyine baravuga ngo bano bana b'amayibo baba ahantu mu Ruhurura kandi iyo hajya nyine barakwica. Ndamanuka muri Ruhurura yari iri hano, reba hano ku isoko Inyamirambo hano basigaye bacururiza amakara. Tamutseho gatonya hari Ruhurura yamanukaga gutya, sinzi yegereye hano bamasera nimba bansira bari hari Ruhurura imeze gutya. Narayimanutsemo nijoro hafi mu masaha 3 kandi nko kwiyahura, ariko nta n'umuntu nabonye ndetse ko nta n'ikintu na kimwe nabonye. Tugiye mvuze induru cyane ndiyamira, ndongera mpamagara mama wanjye ndavuga ati wa muntu umuteka mutwe ni mubi cyane. Nyine muvuga mu izina ndavuga ati ni mubi ndira cyane, ariko cyane kwa kundi nyine urangurura banzi nyine ubwo banza ari n'abantu banyumvise. Mama nawe urumva nyine ari mu ntara, ariko ahita ahamagara bakuru bongera avuga ati munshakira umwana ahari, munshakira umwana nagira ikibazo namwe ewana ntago duhonoka. Nabwira bakuru banjye bose bari babizi, ati nagira icyaba namwe mushaka aho mujya mundebera umwana. Mukuru wanjye itamumagara, mukuru wanjye mukuru w'imfura y'iwacu itamumagara, mbanza nyine kwanga kumwita ariko nyuma ndamwita barambwira ati Aurore uri hehe? Ndamubwira nanjye simazi ahantu ndi, nanjye simazi. Arambwira tega moto tuza mu rugo. Gerard ariko nyine ngira umutima ndayitega ndagenda. Ubwo ubuzima bwanjye busa naho byari byifungiye aho ngaho, naragiye nta kintu bigeze bambaza. We n'umugabo wiwe binze kumbaza ibibazo byinshi, nyine bari bazi nyine ubwo nyine baravuga ati nyine naramubeshye. Urumva bari bamaze kumva story, bari bamaze kumenya ko ntwite. Ndagenda nicara aho ngaho, Jado ndi yarakweho telefone kugeza ryaro mbaho ngaho hashize nk'ukwezi mbona telefone ivuyeho. Nirirwa nyikompoza, nirirwa nyihamagara, nirirwa nyandikira, ariko narabuze umuntu. Hashize nk'ukwezi ngiye kubona mbona umuntu aje online. Numva Imana we numva ni byiza cyane, numva ndishimye. Arangije arambwira nyine gushiri wanjye ngo telefone yahise izima, ngo ibintu byambayeho, ngo bahise batujyana bitunguranye. Nabwo ari defend Gerard kwagiye muri mission se bigo ngagiye muri mission ngo none icyo gihambye ngo yahise agenda bimutunguye, akanyana kamafoto y'ahantu nyine hari ibintu ntamenya. Urumva ntanazi ntago hano hose mpazi, ne wajya mbwirira ndozi nyine ifite ikibugeragezo. Ubundi aravuga ngo hari ukuntu ufite uhura n'ikigeragezo kigatuma nyine ufata imyanzuro mibi. Nyine ntumenya nyine urubyumva kwa kwihishira nyine simenya ko ndimo ndihemukira nkaho nafashe imyanzuro, nyine nkagumya kubana n'igikira kwa kundi nyine umuntu abakubeshya, nyine nkagumya kubana nabyo. Nkaho nashatse umwanzuro nyine yenda ngo mvuga ati ndakomeje reka ibingibi mbisige, ubwo nyine ngomeza kubana n'ikinyoma. Nago nashaka kubona ko nyine ubwo namurekura nyine kugira ngo bya bindi byose binzeho, kugira ngo nyine batazabona ko ndi ikirumbo natwise ngiye kubyarira mu rugo. Navuga nabagize Imana nyine ibintu bikarangira. Jadi yarambwiye nyine ngo nyine yahise atungurwa ngo ariko ngo ubu ngubu ngo ari mu Rwanda. Cyo gihe ngo ari mu Rwanda. Gerard yaje kundeba kwa sister wanjye. Yego. Eko. Ansaba imbabazi. Ndababwira ba sister ati rero wa muntu arazi kundeba, arazi kundameza gutya na gutya. Ati none yambye kaza kundeba nyine arabisobanura, nyine nawe bisobanuraho.
aza yikoreye imbuto ibintu nyine tuntu twinshi nyine tw'umuntu twite urumva inda imaze kugenda urumva icyo gihe njya gushaka ibyangombwa yari ifite amezi 3 narabihishe yari yenda muri 5 gutyo sha aza rwose ndubwo arabyumva itangiye no kugaragara nambara amakanzu naribere mu gipangu ntasohoka ngo bambone kumbe ubwo abashuti banjye mbabishya ko nashatse urabyumva nkababiga ko nashatse Musanze sinzi menya ko ndimo ndihemukira nyine numvaga nyine ko ari ikimwaro nuko ngubwo araza aransaba imbabazi arambwira ati rero nagiye hanze bintunguye ati sheri wanjye bimeze gutya na gutya ariko ihangane humura nzaza vuba rwose nzakora gahunda zose nari gukora nagombaga gukora nzakubahisha nta kintu na kimwe uzamburana rwose humura utuze umutima uri hano kwa Moyiva ati cyangwa yashatse ko njyewe kunjyana icyo gihe kumbe ubwo nyine ashatse kunkodeshereza noneho turavuga ati ntago utwara umwana ntago uvana umwana ahangaha nimba ubitekereza nimba nyine utekereza nk'umuntu mukuru uzubahe ko nyine afite umwana wawe mu nda ugende noneho nyine uzamenye inshingano zawe nuzo uzakora gahunda mwari mufite ariko ntabwo ujya gufata umwana ngo umujyane geto cyangwa ngo umujyane iwanyu ahantu wavuze ko udafite abantu wisanga uri Nyakamwe ngo dufate umwana ufite umwana mu nda ngo tugende tumujyane wenyine ajye kwibana barabyanga numva barampemukiye cyane numva barampemukiye ndababara cyane ariko nyine barambwira ati barabyanga bo iwacu bavuga ati sheri wanjye nta kindi nakora ati none ubwo ngubwo bugumye ahangaha ninza tuzakomeza tuzasubukura gahunda zacu twese twibanire humura ntacyo uzabura Gerard icyo gihe yampaye amafaranga gushopinga imyenda iyo mwana nyine ntabwo njye nari nzi kugaya ariko rwose yanyeje 1000 bigeze muri 80 nkuramo nyine dushoboka ntabwo nzi kuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo nyine numva gakoze nyine Imana imuhaye umugisha nyine ntabwo nzi kugaya kwa yego ntabwo nzi ngo nyine ndavuga ati nyine ubwo ngubwo nyine niyafite niyafite azansaba imbabazi arambwira ati rwose humura nta kintu uzabura cyadi mperuka yo ngayo nyine ubwo yampaye yo ngayo nyine ndashopingira umwana covid igihe kiragenda ndabyara covid yamusanze hanze abantu bari baragiye misiyo covid bivuga igihugu ntacyo sorry ntuvuga igihugu yego covid ikabasanga hanze bakoze imyaka 2 none urumva nyine ndi kwa sister wanjye ndahaba ariko urabyumva bashuti tuvugana nyine urumva nababyaye nkababwira ati reka ntago mba ngewe ino hafi narashatse mbi Musanze kandi uri Kigali kandi ndi Kigali no kwa sister ahubwo nyine kugira ngo batanseka nyine atavuga ati yarabyaye ikinyendaro nyine niko babivuga nyine Imana imbabarire ariko nyine niko babivuga banje byose nuko nyine nkabya nyine ni nyine ngurubyo nta kintu narimbuze mu byukuri ko sister nta kintu narimbuze uretse nda kugira kaga komera ukuntu kuko urumva nibyo yamaye ibyo ngibyo ariko nta nibindi yari no kumpa ariko nyine ko nazi gusabiriza nakubwiye ko kuva mu buto bwanjye naye narivanyemo ku ikintu cyo gusabiriza ubwo nyine ushatse wamereza ariko utameshatse ntago nagusaba ngo mpiki ngiki wapi ubwo ngubwo igihe cyageze ariko kumwe amahirwe nahise nibona nakazi umwana ari mutoya cyane hafi yo mu rugo ndagakora Gerard nabonaga umuntu nyine nta kintu urumva yamayonga yo gushopinga umwana arabyaye umwana aravuka nta nebwo no kuvuga ngo ngarampembye ntiyaje no kumureba se kandi umva yari ari hanze nyine tukavugana bisanzwe nyine shira ne kacucu naragacucu ni gute nyine ukundana n'umuntu ukanabwira nyine ntagiye n'icyaguha nyine ukumva ngaragukunda ajya ari hanze noneho nimbare umutima simbizi rimwe arambwira ati rero noneho ndashaka kuva kwa sister wawe icyo gihe bendaga koza urumva none nabonye n'akazi nta kintu nagomba kuvuga ngo ndamusabirije kuko itwo nabonaga nadukoreshaga mu mwana nyine mpufasha ibikenewe byose
nuko ariko akaba yenda nk'igihe kimwe mubwira akaba yenda nk'icyo 5,000 nigeze arenze 5,000 ibaze ko kandi nabwo yenda rimwe mu mwaka mu mezi angahe menshi pe ntago nzi kubeshya ni mwaho ngaho nyine numva gusaba nyine ngiye biteye ikibazo nyine nkumva yansuzugura nkumva yanca amazi igihe kiragera arambwira ati noneho rero ugomba kuva kwa sister dore warabye nta bagore babiri mu rugo ukareba aho ujya nyine ukareba inzu nkayishyura nkabona uko ntwitaho n'umwana wanjye ntago nshaka rwose icyo gihe kunahinze ngo ndashaka kuva kwa sister nyine sister wanjye nanjye mbabarire nyine sister mbabarire pe urumva ngewe nyine naramubwiye ati rwose ndashaka kugenda urumva umugabo namwitaga n'umugabo umugabo ashaka kunyitaho kandi uwo nguwo naba ndimo nditesha amahirwe ashobora kubyaka akabona ko musuzuguye ukazasanga nyine arabyitwaje narabishatse nyine uwo nguwo nshaka n'inzu sister nyine ababaye byatari avuga ati ababona ugiye baravuga ko nkwirukanye baravuga ko wabuze iki nyentekereza nyine ufite umwana mu rugo ukabona aragiye warindiriye akazagukura hano kari byo byiza ariko nyine nanga ibyo byose nabyumvaga ndagenda nshaka inzu Gerard yenda ndashaka inzu hagurwa ibikoresho nyine ibikoresho numva nakoreraga amafaranga gusa akagira gute akohereza buri weekend akohereza amafaranga yo guhaha akohereza amafaranga yo guhaha gusa nkabona ni umuntu ufite gahunda ubwo rero naje kumenya ko afite umugore gute narabimenye igihe cyo gutaha cyarageze rumvye gihe twe tumaze iminsi tubanye neza rwose arayohereza ashoboka nyine nkakoresha ayo ngayo nyine ruho byumva nakubwiye ko ndi umwana unyurwa ayo magayo nyine nayabaga ari ayo ngayo nyine nkumva ndamushima Imana impumugisha none ubwo ngubwo nyine ndaho ngaho ariko nubwo nari navuye ko sitako twe twegeranye ntago hariho kuri cyane yari nk'inoti 3 kuba nahagera uretse nda ko ntabaga muri iyo nzu kuko urumva we rero ambwiye ati nshaka inzu ku buryo nagufashirizamo n'umwana wanjye ego none ubwo ngubwo maze gushaka inzu nyine birangiye arangije bazatahe igihe cyo gutaha kiragera kigeze Gerard za mu rugo biga aba sister nyine batavuga ati yose nako akubwira ni Marine ifite umugore kuko nubwo aje no kureba n'umwana nubwo basi yahanyuze ngo narangiza yenda aze yijijishe ngaze kure Gerard hashize ibyumweru 2 nyine mpita mbibona Gerard ndababara umutima umenye gute se ko afite umugore none se umugore ni gute wabona umuntu avuye misiyo afite umugore ntazi kukureba urumva akagenda tuvugisha ukuri ku munsi aziraho yarabikubwiye narabimenye namibwiwe nuko mu gipangu harimo umwana bari kumwe mu gipangu nabagamo harimo umwana nyine bakwanye misiyo mbona nyine bahatashye ndamwese bahatamwatashye ngatiye ko twatashye muhamagaye undi nyine anyita batanyitabye nyine yewe nabanze no kunuka cyane nyine ambwira nyine hari ukuntu nyine umuntu akwitaba yumva atari muri modo akwikuraho nyine ndabimenya nyine uwo munsi ndanababara nyine ndababara nuko menye nyine ko nyine ndabimenya akanyine wakambeshya akambwira ati rero ati huma nzaza ariko nyine abavandimwe batabibona ko afite titwarakubwiye nyine afite umugore mta nyine mbona ko afite umugore ndamubwira ati kuki wanyinjiye mu buzima ari ukumbeshya Jadi ndamubwira uri umwana uri umuntu mubi Imana izabikubaza Imana izaguhana nuko akubwira iki ntago yeze aza kureba umwana wanjye kuva icyo gihe n'uyu munsi oya nyine ndacyakomeza ngiye kurangiza icyo gihe yakubwiye icyo gihe umubwiye byose warambabaje yego nta kintu nyine yari yitayeho nyine uretse kuguseka se nyine ati hoya nyine akiya atari ko kucyo ukunda kumbwira nabi nyine agahita ambwira ngo ndimo ndamubwira nabi nyine urabona hari ukuntu nyine ububwira nyine ushobora kububabaye kuvuga ati kuki wambeshye koko agira ngo ngo iki basi se yenda ko warugiye kuki wakomeje kumbeshya ubuzima yenda iyo ureka kano kanya nimba imyaka 2 ishize nari kubona narabanye n'ibikomere ko n'ubundi warugiye ariko ntumbeshye n'ubundi ariko bimeze bite nyine yari yaranze kumbwira rwose
Ko afite umugore Aye. uretse ngiye kubitekereza ko yari yaranze kubimbwira mbimenye ejo bundi nta mwaka ushize menye ko afite umugore kandi umugore nyine bamaranye icyo gihe cyose yari kandi yaranze ufite abana bakuru afite abana nyine ubwo ngo afite uwo yambwiraga kuko yaranamunyerekaga tukanavugana ahubwo wumve kuntu nyine ngo zo muri iyi minsi uwo mwana twaravuganaga yego twigeze kujya akajya tukavugana rwose kandi umwana we se umwana wiwe rwose yes twaravuganye sinzi uko yabigenzaga nimba mama we atarakunda kuba ari aho ngaho gusa yabwiraga mama ati sinzi uko nimba sinzi cyakora umugore wiwe ariko twaravuganye umwana we twaravuganaga turi n'inshuti cyane turi n'inshuti uri tantine afite uri yarafite n'ikindi cy'inshuti niba ari bene wabo yakundaga guhamagara akahamagara uwo mwana tukavugana twese mu gihe twabaga turi kumwe urumva yarambitsemo rwose icyizere kabisa gifatika n'umwana we tukavugana akambwira ndi kumwe nanti reka muguhereze tukavugana kandi numva nyine kankunze rwose nanjye nkakunda cyane nuko nyine ubwo ngubwo igihe nyine kiragira ubyumva mbona ko yambeshyaga none arangije arambwira ngo rero ndashaka ko nyine ushaka inzu nziza urumva noneho tukabana ndamubwira ati ikosa nakoze mu buzima sinaryongera njya kubonana nawe ntabwo nari nzi ko ufite umugore none nzarinda mpfa twaryamanye buriya nzarinda mpfa njye nawe tutongeye no kubonana arambwira atari ko kuki ugira gutyo kuki wiyemera urumva kuki wiyemera nyine we yashatse kumfatirana ngo yumve ko nyine kuko mufite umwana azajya profite ariko arambwira ngo ubwo nimba wanze ko tubana ubwo nyine iby'umwana ngo ibyo ngibyo byimenyere urumva ndamubwira ati noneho ndabyimenyera n'uwo mugore mubana kandi ntabwo nari mbizi kandi yaramukaniraga ariko njye nyine njye nk'umuntu mukuru nari namaze kubibona ndamubwira ati n'uwo mugore aba yabyaye n'abana kuki utaje iwanjye ukajya iwe ushatse kubona nuko ari uw'agaciro kuri wowe nuko mukundana ahubwo nuko muri ngegera nuko muri naramututse kandi none namututse cyane ibitutsi kandi nyine by'akababaro ndakumva pe by'akababaro cyane yego turabana Gerard yavuye hanze ndamubwira ati noneho njye kubona nawe ntabwo byashoboka komeza urugo rwawe basi ni ikintu kimwe uri bunkorere uruvuye hanze ufite amafaranga mfashe ibihumbi 300 njye mbasha kureba icyo nakorera umwana nafashe umwana wanjye ntari nzenda kuba naguhamagara icyo gihe akazi nakoraga kari karangiye kandi urumva none yamaze kujya gute yamaze kumvana ku bavandimwe narindi yamaze kunshyira mu nzu kandi nanjye namaze kugira gute namaze kwanza kumenya ko afite n'umugore namaze kumva ko ari umwana mubi nta nuko umuhamagara nta nuko navuga ngo yenda ngo turabanye ntabwo byo mwibi byari no gushoboka ndamubwira ati noneho mbabarira umfashe ndakwinginze umpe ibihumbi 300 byonyine nzabikoresha neza mbashe kurera umwana wanjye ibyo kubana byanjye nawe byo ntabwo byashoboka Chad yarabyanze anyima na 3 anyima n'igihumbi kandi yaravuye hanze yamaze imyaka 2 yafite misiyo iremereye yari umuntu mubi pe yari umuntu n'inyamaswa Imana imbabarire noneho nyine yarayanyimye umushuti wanjye twakuranaga arambwira ati orore rero nyine sinzi ukuntu nyine twaganiriye arambwira ati nimba ari umusirikare wajya kuri Minadefu ukababwira ikibazo ufite bagufasha Gerard ndagenda urumva akazi kari kamaze kurangira ndavuga ati nta kundi wa mugani mwatse n'ibihumbi 300 byonyine arabinyimye kandi no sinzabigenza gute umwana se azabaho gute mana yanjye ntabwo najya mu murima ngo mpinge nta kuboko Gerard byonyine naho kugira ngo n'ikiyede kugira ngo baguha akazi byari biguranye cyane uranza ngubwe ati subwe iryo bubira rishobora wariterura gute byari ikibazo kiremereye cyane noneho ubwo ngubwo amaze kwinyima ndavuga ati fata umwanzuro ndavuga ati wa mugani nzagenda kuri Minadefu mvuga ikibazo cyanjye Gerard icyo gihe nari mfite ibihamya byinshi nari mfite ama SMS nari mfite yenda utu SMS tumwe na tumwe agendaga nyoherezaho utwo dufaranga ibyo 5 agendaga yohereza nari mfite amafoto turi kumwe nari mfite bihamya byagaragazaga ko uwo muntu koko twakundanye
Jade naragiye baranyakira, bamaze kunyakira baramuhamagara. Bamaze kumuhamagara yahise anyihakana. Bangata abantu nta nubwo mbazi ngewe. Ati umwana witwa gute ntireka no mukobwa wanjye nta nubwo muzi. Kuri Minadef. Yego. Shangira ikigoryi imbere y'umugore nyine wari mutwakira. Ati none ko batakuzi mada tubigenze gute? Ndamubwira ati none se warebye uko mfite bino bintu byose uko mbifite. Warebye nda nimba ngo ndakubeshya. Mubwira amazina yose mubwira na ranka. Ubwo nyine abyumva bahamagara bagendeye ku byo ubabwiye. Mbabwira ndamubwira reba bino bintu byose, reba ama SMS kwandikirana, reba amafoto, reba byose. Reba twagiye kwipimisha, twe twaranagiye no kwipimisha. Muranajyana. Turanajyana. Ibyo bihamya byose banze kubirebaho. Banga kubirebaho barambwira ati nge nta kintu twakora mu gihe we yakwihakanye. Tugiye nasohotse nyine ndira. Maze gukima nyine maze gusohoka ndira. Telefone itihamagara. Ahita amamagara. Angela ambwira tumva nkubwiye ndabizi ko umwana ari uwanjye. Ariko uragira ngo bamfunge. Uragira ngo bamfunge wowe wakabesirewe. Arahanuka igicucu nyangaragata. Nyine arahanuka cyane. Ati umwana ni uwanjye ndabizi. Ariko mva nkubwire. Wowe ntacyo wankoraho. Nturabona wajya kundega. Asoni. Ndamubwira ati utinyutse kwihakana umwana amaraso yawe. Nyenda mutuka nanjye ndamutuka rwose Imana ibabaye. Ndajyaga mbwira ngo umwana ngazamwereka ama SMS nyine naramututse. Ngubundi ngibyo nzakora byose bizaba ari zero. Nkiba nkamubaza ati none se umwana uzamubwira ko nagututse bihereye kuki? Nuko nagiye nsoza nagiye kuri Minadef kabiri kose. Nyine amwihakana gutyo. Jade reka mvuye kana kantu nimba nta kibazo. Aba bayobozi bacu nabo bajye bashishoza. Kuko nyine bamwe na bamwe. Kuko ntago umuntu yapfa kugenda nyine gutyo. Nk'umuntu nari mfite ibihamya. Ati bwo ngo ugenda upimisha DNA. Nimba nabuze nayo kurya ndabona yo mpimisha DNA. Nimba naragiye mbereka bihamya basi. Kuki basi batagira gushakashaka urabyumva? Nk'abantu abayobozi babibona barabona ikibazo mfite, barabona ndi kumwe n'umwana ngo ninjye gupimisha. Nese ayo mafaranga ndayakura hehe? Nta muntu wapfa kugenda nyine yego bariho bamwe nabo. Uzanywa aho ngaho nuko ukennye nuko uzanywa aho ngaho waburaye rimwe na rimwe uragira ngo yenda ubone amaramuka umuntu akavuga ngo ujye gupimisha. Urapimisha urapimisha ayukuye he? Urapimisha n'itike yakujyanye aho ngaho wayigujije. Bwa kabiri ho nararize nyuna nyine ku bandi basirikare barambwira ngo kurira sedisi nyine abana bato nyine numva nyine agenda karanyishe ariko mpita mva aho ngaho nyine mfashe umwanzuro Gerard. Ndavuga ati uyu muntu rero ntago nzongera ntiyamfashe ku ngufu. Kandi ibyo yakoze ntago ari umwana, ibyo yakoze yarabibonye nyine yarabishakaga. Jade mpita mfata umwanzuro ndavuga ati okay ngomba kugira gute, ngomba kumenya umwana wanjye. Nzakora uko nshoboye kose umwana wanjye azabona. Njye nahise mbimubwira ndamubwira tumva nkubwire wa Marine we Imana imbabaye. Yego uko amubwiye nyine niko namubwiye gutyo. Numva nkubwire wa Marine we ibi bintu ngiye kukubwira byandike kandi ubifate mu mutwe. Umwana wanjye wihakanye, umwana wanjye udafasha kandi abandi ubafasha. Ntago ari uko unaniwe nyine, ntago ari uko ubuze ubushobozi. Nzakora cyane ku buryo nta mwana wawe n'umuzamuruta. Imana imbabarire. Ariko narabihize kandi ndayumubwira kandi nzanabikorera. Ndamubwira nzakora cyane ku buryo mu bana nimba wari uzi ko nzagusabiriza ntabwo nziya ngusabiriza kandi wowe Jade ntabwo umusabiriza. Ubwo ntamureka nyine kijya kigera umutima ukamurya akamamagara nyine ariko byageze ndamwiyama ndamubwira ntuzongere kumamagara. Ejo bundi nibwo nabonye ampamagara ambwira ngo wampaye umwana nkamuvugisha. Ntihoya nyine twaravuganye urubyumva twaravuganye bisanzwe bite ni byiza amakuru ni meza nose wampaye umwana ari yarasinziriye ati wamumpaye nkamuvugisha. Ati hoya
ntabwo namuguhereza kandi koko ni gute umwana ajya kwisa Gerard ubu umubyeyi kuko wareze nta minerivare atanga Gerard ndirya nk'imana nkabona minerivare umwana arangije top ntabwo yakwibwiriza nk'umuntu w'umupapa ni umuntu mukuru ari umuntu ufite umutima yajya avuga ati ese uyu mwenda katansaba nakoheje na 2 nimwereje na 2 akabibona ibyo byose biragera ku mwana wanjye nta minerivare abizi ko yiga nta kuvuga ngo yenda reka muguru udukweto nta kimyaka ishize ari 6 gusa nyine ubu ngubu nyine naramwihoreye inkuru yanjye niyo ngiyo nuko byarangiye nyine ndatuza uri kwiyubaka se ku buryo uvuga uti umwana wanjye ngomba kumuzamura akagira Gerard ndi kugerageza uko nshoboye kose nubwo bibe bigoye mu buzima ariko ndagerageza yego twatangiye tuvuga kuri umukinnyi wa filime yego kwinjira muri filime bihura kwinjira iyo mibabaro wagiyemo uravuga utereka kwinjira muri filime mbiterwa nakubwira ko nisanze mu mpano nyinshi yego hari igihe umuntu aba afite inkuru nisanze mu mpano nyinshi ndetse ndanahiga nkiri umwana narahigaga nari narahize mvuga ngo nzakinana nanjye narebaga filime nari naravuze ati nzakinana na Bahavu n'intare y'ingwe tuzakinana ndanisanga nyine filime ya mbere nakinnye rwose twese tunakinana bansaba nyine ko twakinana turakinana nayo yerekeye kuri ibi ngibi yerekeye ku bumuga filime nayo ndiramo amarira menshi nyine biragora gukina rora nyine wisangamo hari igihe nyine bakubwira ibintu nyine ugahita usanga bamwita nyirabukwe amuziza ubumuga mba mfite umusheri ariko umuhungu we ntankunde nyine umumama wiwe nyine ntankunde anziza ubumuga urabyumva ntarengore yamaze kwinjira muri ntuzo nyine nawe aragutokinga bya hatari no kuva rero hari amagambo bakubwira ugasanga mu by'ukuri wahuye nayo ni filime irimo agahinda gakabije ni nako nabyo binarimwo kwanza nabwo amuziza ubumuga agahinda gakabije irimo nyine n'amarira menshi cyane ateye nyine biteye nyine n'intuze gusa nyine ubwo ndakora nkakina nyine bisanzwe ubwo ngubwo mvuga ati rero nyine biragoye nyine ntabwo nakinye nabo cyane wigeze ujya muri mu gutekereza gukina filime zawe uhereye ku nkuru zawe kuko jyagana n'abahanzi batandukanye akabuti indirimbo ufite 90% ziri ku buzima bwanjye uhimba filime 90% nibyo nakiyemo nibyo mbona wowe ni ukuvuga ngo story zanjye ngiye mfite filime zanditse nyinshi cyane inyinshi rero ziri no ku nkuru yanjye ziri ku bintu nagiye nyuramwo mu buzima bwa buri munsi uretse nda biba bigoye nyine kuvuga ngo ugiye gukina filime nyine gukora filime niyo nakoze urabyumva biba bigoranye ndabijyanye n'ubushobozi guhita uvanga nyine nta bikoresho bibahagije umuntu aba afite urumva akavuga ntago ndashyiraho nyinshi hari cyane yitwa ariko ndazifite yitwa Aurore TV show ego turanayipininga abantu baze kuyibona ego mwamukoze iriho rero hagenda hanyuraho izo filime nyinshi zose nanditse ko ndazifite pe nimba ikintu mfite nyine impano yo kwandika izo zose ibyo byose bizagenda binyuraho kuko ndashaka birakorohera kwandika nandikisha indyo yego nandikisha indyo ako nyine mu buzima bwa buri munsi nyine ukwira ko nabikuranye ngenda nyine nidaburiya nyine nkabikora ngayo nguko reka dusoze tukubwiye tutikomera kubw'ibyo waciyemo kubwo kubabazwa hari igihe umuntu akubwira inkuru ukamubwira uti waciye mu bikomere ariko ibyo bikomere witwaye neza byavamo ibikomeye ku buryo nawe undi wagukomerekeje ashobora kuvuga ati ndifuza sibyo uzabikorere wenda ntabwo twifuje ko abana be bajya hasi ariko nawe uvuga uti no umwana wanjye ntabwo agomba kuba hasi y'undi uwo ari we wese yaba ari uwo mugabo n'undi
ukeka ko ari mu buzima bwiza oro wirye wimare ariko uvuga uti no ngomba kwikorera uwanjye ariko nanjye ubwanjye Aurore mbyikorera ubeho wamamare kubera story zawe isi kumenye u Rwanda rukumenye ruvuge turifuza kumera nka Aurore uko wifuzaga gukinana na babahavu na bantare y'ingore n'abandi wumvaga ari abarumodo bawe hajye hari abandi bana bavuka vuga bati wa Aurore nabonye ku nkuru yanjye ndifuza kuzamera nkawe ufite ubumuga udafite ubumuga inkuru yawe ntipfa ubusa kudapfa ubusa ni gute rero kwa kundi uyitambutsa hakagira ufashwa nayo bavuga ati niba Aurore yaciye muri ibi ngibi agafata iki cyemezo kugira ngo yiyahure aho kugira ngo akomeze gusabiriza uwo mugabo umutesha umutwe umusuzugura umwafande utarukwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo why not me ko iki gihe ntabaho ubundi buzima nk'ubwo Aurore yaciyemo kuki ntabicamo kandi Aurore yabiciyemo oro birakunda wafashe umwanzuro ufite intego ukavuga uti no nta mpamvu kugira ngo umuntu acishemo ijisho nicyo yifuzaga ariko never sibyo oro bikore ubyikoreye n'uwo mwana ashobora kuzagira gutyo ugasanga agiye kwa papa papa ndamukunda ntakuveho yego ariko uvuga uti no nubwo yagiye igikomere naciyemo sibyo agiye gukurikira amaraso ye ariko nawe ngomba gukurikira ubuzima bwanjye nka Aurore ariko yumva ro baho wongere ubeho uyu munsi ufata icyemezo n'ubundi wari waragifashe uvuga uti ngomba kubaho no ndi kubikubwira ndi very serious sibyo njye nanga karengane nanga umuntu urenganya undi nanjye nubwo ndi umugabo nanga umugabo urenganya umugore nanga umugabo wica umugore urubozo uwo ari we wese kimwe nuko waba uri umugore witwara nabi mu rugo ntabwo uri wanjye ntabwo nakumva ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ndi kukureba kuri kamera n'undi mugabo uri kutwumva uwo ari we wese wemukira igitsina gore wemukira umugore umwica amarangamutima witwaje icyo uri cyo witwaje amagambo meza ntabwo ari byo ntabwo ari byo no nyamaswa no ntabwo ari byo ngiye mbyegereza umutima ntabwo ari byo so reka ngane ku musozo umuntu uri kutwumva wifuza guherekeza muri urugendo mushiki wacu ni ukuri umugira inama umubwira ngo Paul umuhobera njye ntabwo nabishobora wenda kuvuga ngo ndaguhobera umubwire nikomera ubinkorere umubere mukuru we arabafite beza banamubereye abavandimwe ariko kine n'izindi nshuti umubere murumuna we umubere umubyeyi arabafite bamubereye beza ariko abonye n'abandi bamubwira bati komera byamunyura wavuga nimero ya telefone yawe hari ikibazo nta kibazo yego 7 69 88 245 yego abageze ahangaha rero mwumva kino kiganiro cya Aurore mwandike muri commentaire basi niba udashoboye kumuhobera umwereke ko muri kumubwita Aurore turi kumwandika iryo jambo nibura umubwite Aurore turi kumwe nanjye ndamenya ko nibura wumvise ko Aurore yababaye umubwite Aurore turi kumwe Aurore komera ayo magambo Aurore turi kumwe Aurore komera sibyo ngaho iyo nguko Imana ibarinde ibaho umugisha kandi mushize mu biganza byanyu ntimuzamukomeretse yarakomeretse harabaze bitwaje nyine ngo bagiye kuguhoza ariko ugasanga bafite izindi tageti nawe ari maso niba utari nari maso kakanyaba maso ariko byumva bya birura bitaza byinjirira muri kakubo kakababaro kawe Imana ikurinde ongera uvuge nimero ya telefone yawe ubwo twanasoje 7 69 88 245 urakoze VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette bathroom dressing area balcon ahantu nyine wicara
ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Interinete nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parikingi ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9. Umva inkuru yanjye.